Vuge aha ngaha natuye muri 60. watuye muri 60. Muri 60 bagamba iki wa Musinga nawe yagusuraga hano? Yansuraga hano rwose. Yarakiri hariya Imukingi. Nyina yaratuye Isamba hariya nanone. Mu myaka 95 umaze, nugira imyaka 100 nuko uzakora isabukuru kabisa yo kubahiriza uburyo uri umubyeyi waharaniye gukomeza gushumba umutima, kuko abantu bose bagukunda nk'umuntu mwiza wabaniye abantu neza, mubana neza, n'abakongori buhane bagamba iki se? Mwari mu kigero kimwe cyawe yarakurutaga? bagamba kireka yari umwana. Ari uwa Musinga? yari umusinga. Ari uwa Musinga ari umwana? none Rudahigura muruta? Umurusha imyaka? ariko Rudahigwa nawe yimye muri 30. Ariko nyine ubwo uramuzi? 31. Urumva ko mu Rutare uramuruta. Muri ryo gare n'abasaza, niwe musaza dusigaranye. No kugerageza tukazakora rwose. Ndabishaka cyane, ahubwo nuko bari kubura uburyo, ukuzagerageza tukashaka ukuntu tuzakora hariya, ahubwo birakira tukakirebesha mu rugo. Ariko nyine nanjye nagarutse mu rugo, ntago nkiba mu ruzerero. Ubwo rero mu buryo bwo kugira ngo twegere niwe muntu dusigaranye, mu buryo bw'uko twakabaye, ubundi ntago byakabaye bwakwira tutabonanye, kuko nimwe basokuruza bacu reka dufite. Kandi komera, tuba tugifite ku mutima. Umwe mu basaza wajya uganira n'abasaza mbere yuko dusubira ku isoko, dusangizanya umurage w'ahantu, tubwira abakuru ngo baze ku isoko, tugendera hamwe tubona ibibazo. Rero gira inka munyarwanda nk'uko yagarutse, icyo turebera hamwe rero no gusangizanya amata. Twaboneyeho no kugabirana ibisabo kugira ngo abantu babonereho gucunda beza inka kandi basangizanya amata. Ni impamo mureke gucuruza amata, musangizanya amata bene irage.